yakabisa nongera kugenda mbasuza gatanu kuri gatanu mubana natwe umunsi ku munsi nongera kubahereza ikaze nanone ikiganiro n'amayobera matagatifu ikiganiro cyiza cyane ikiganiro cya mbere mugiye kuba mwabasha kujya mukurikirana kuri YouTube channel yacu ya World Wellness TV nkuko twagiye tubibabwira mu biganiro byacu byagiye bitambuka turashimira buri umwe wese ubana natwe umunsi ku munsi mwe mukunda ibiganiro byacu mwe murebe ibiganiro byacu mwe musangiza ibiganiro byacu inshuti zanyu mwese nongera kubahereza ikaze no muri iki kiganiro amayobera matagatifu nimungagaragaza ko iki kiganiro mu gikunda cyane kugira ngo tubashe kuba twakora ibiganiro byinshi cyane bishoboka kandi byiza bizabifasha kugira ubumenyi runaka aho dufata topic runaka mu byukuri baragizwe ubwiru tukabishyira ku karubanda uyu munsi rero mu kiganiro cyacu amayobera matagatifu twabazaniye imwe mu nkuru nziza cyane inkuru ya mbere kuri World Wellness TV mu kiganiro amayobera matagatifu ntekereza ko igiye kugenda ibaryohera gatanu kuri gatanu inkuru ya mbere mu kiganiro cyacu amayobera matagatifu ni y'umugabo umaze imyaka irenga 20 yose atanywa amazi wakwibaza kuki atanywa amazi ariko mu byukuri urumva ko ari inkuru irimo amayobera ni nayo mpamvu ndi hano kugira ngo mbashe kuba nakugezaho ibyabashije kuba byagirwa ubwiru kugira ngo ubashe kuba wabisobanukirwa mu kiganiro cyacu amayobera matagatifu tugiye kumenya byinshi bijyanye n'uyu mugabo umaze imyaka yose irenga 20 adakoze igitonyanga cy'amazi mu kanwa mu byukuri kandi mu byukuri akaba afite ubuzima buzira umuze turaza kumenya byinshi cyane byerekeye kuri uyu mugabo turaza kumenya impamvu nyamukuru zatumye nyine uyu mugabo abasha kuba atanywa amazi kandi mu byukuri akaba afite ubuzima bwiza bamwe bati nta mazi nta buzima ariko mu byukuri uyu nguyu nta mazi hari ubuzima agataho icyo usabwa no gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ya World Wellness TV ndetse kandi ukabasha no kuba wadusigira igitekerezo cyangwa icyifuzo mu kiganiro cyacu amayobera matagatifu kugira ngo nyine mujye mutwera ko turi kumwe gatanu kuri gatanu ngiye wumva nk'ibisanzwe n'Antoine Mukesha abatware hagati aho mbonera no kubahereza ikaze mwe mudukurikira mwibere mu bice bigiye bitandukanye ikiganiro cyacu amayobera matagatifu munyemere tuganire kuri uyu mugabo witwa Carlton uyu mugabo umaze imyaka yose irenga 20 atanywa amazi kandi mu by'ukuri akaba afite ubuzima bwiza uyu mugabo rero akomoka ku mugabane wa Afrika avuka mu gihugu cy'Abarundi ni umugabo umaze imyaka yose irenga 20 atanywa amazi cyangwa adakoze igitonyanga cy'amazi mu kanwa ke kandi ubuzima bukaba bukomeje nta nkomyi icyo wamenya nuko ibi biba bishoboka kuba umuntu ashobora kuba yaba mu buzima butandukanye n'ubwo abandi babayeho kubera ko burya mbere hari ibyo bimwe abakurambere bacu babashaga kuba bakora twe tutakora cyangwa batakoraga ariko ubu twe twakora bitewe nyine n'ibyo umuntu aba yaragiye acamo cyangwa n'ubuzima umuntu aba abayemo ubwo buzima umuntu abayemo mu by'ukuri bukaba bwamutegeka kuba hari ibyo yakora abandi bashobora kuba batakora ni nayo mpamvu uyu mugabo Carlton ukomoka mu gihugu cy'Abarundi nawe yafashe umwanzuro bitewe nyine n'ubuzima yabayemo cyangwa n'imwe mu migenzo agenderaho bagafata umwanzuro kuba adashobora kuba yakongera kunywa amazi akabasha imyaka irenga 20 yose uyu mugabo Carlton ukomoka mu gihugu cy'Abarundi atanywa amazi kandi mu by'ukuri akaba afite ubuzima bwiza uyu mugabo Carlton bivuga ko mu by'ukuri inzoka yahuzwe ikijyanye no kunywa amazi nyuma y'uko yaravuye muri gereza afungishijwe n'abo twakita ko ari inshuti ze uyu mugabo Carlton akaba yarafungishijwe n'abo twakita ko ari inshuti ze nyuma y'uko nyine byari bivuye ku bugwaneza bw'amateka yavuga byinshi cyane kuri uyu mugabo Carlton ukomoka mu gihugu cy'Abarundi bivuga ko ubundi uyu mugabo yari umugabo w'umutunzi ubutunzi bwe akabukoresha mu gufasha abanyantege nke akabasha kuba yabaha amafunguro akabasha kuba yabaha n'ibyo kunywa mu gihe bamugannye we mu rugo ni umugabo mu by'ukuri bivugwa ko muri iyo community yari atuyemo muri ako gace yari atuyemo ko ari umugabo wari ukunzwe cyane bitewe n'uko rubanda bose bamuganaga mu gihe babaga badafite amafunguro akabasha kuba yabahereza ku Imana yabashije kuba yamuha akabasha kuba yabagabanyiriza kuri ubwo bukungu bwe bitewe n'uko nyine ari umugabo wari uwigize nyine ko uyu mugabo Carlton yari umugabo usabana yari umugabo nyine mu by'ukuri wicisha bugufi ariko nyuma ubwo bugwaneza bwe nibwaje kumugendekera neza nyuma y'uko hari abagabo bamugambaniye bikaza gutuma nyine uyu mugabo Carlton abasha kuba yagenwa muri gereza umunsi wari umwe ubwo
ubwo abasore baganaga mu rugo rwa Carlton bagiye kumusura bitewe nuko nyine Carlton yari umugabo ugwa neza, yari umugabo usabana n'abantu bose, yari umugabo usanga mu rugo huzuye ingeri z'abantu zigiye zitandukanye zaje kumusura, yaba bagiye gufasha ndetse n'abagiye gusangira nabo. Abasore rero baje mu rugo rwa Carlton bagiye kumusura nk'ibisanzwe, azana amafunguro barasabana ndetse kandi n'ibijyanye no kunywa baranywa, abasore barizihiwe. Ariko Carlton ntiyabashije kuba yatahura yuko abo basore mu by'ukuri baba bazanywe n'umugambi mubi. Bamaze gufata amafunguro bugorobye nuko basezera Carlton nawe arabasezera barataha, ariko mu by'ukuri baza gusiga dokima mu rugo rwa Carlton. Carlton yabonye ko babantu baje kumusura mu by'ukuri hari ibyangombwa bibagiriwe mu nzu, abasha kubifata arabibika. Carlton we yatekerezaga ko abo basore nibaza kwibuka ko bahasize ibyangombwa bazagaruka bakabitura, kuko mu by'ukuri umuntu uhasiga ikintu mu gihe runaka cyangwa mu myaka runaka yaragaruka akacyasanga kandi yarakimubikiye neza. Dore ko abo basore nyuma y'uko bahasize ibi byangombwa byari nk'agatego bateze Carlton, nubwo ataje gutahura yuko bamuteza agatego. Yafashe ibyangombwa dore ko atarazi n'ibyangombwa byari bimuri imbere, arabika neza cyane azi ko mu by'ukuri bazagaruka mu gihe runaka bakabasha kuba babitora. Ibyo byangombwa byari muri iyo dokima abo basore bari bibagira mu rugo rwa Carlton byari ibyangombwa by'imodoka, dore ko mu by'ukuri abo basore bari bafite imodoka, ariko mu by'ukuri bitewe nuko bari bazi ko Carlton ari umukungu, bitewe nuko bari bazi ko Carlton afite ibintu byinshi cyane, bumvaga yuko bazamukuraho indi modoka. Haciyeho iminsi itari mike abo basore bagiye kuri polisi gutanga ikirego cy'uko babuze imodoka, ndetse kandi iyo modoka ikaba yari ifite ibyangombwa byayo. Basaba polisi ko yabafasha kuba yashakashaka ahashoboka hose kugira ngo ibashe kuba yatahura uwo mugizi wa nabi waba warabibye imodoka ndetse akabatwara n'ibyangombwa byose by'imodoka. Polisi yababajije bamwe mu bo bakeka bashobora kuba barabibye imodoka, bavuga abantu bagiye batandukanye, banatangamo uyu mugabo Carlton ko nawe yaba ari mu bantu baba barabashije kuba barabatwaye cyangwa barabibye imodoka yabo n'ibyangombwa byabo. Polisi yatangiye gushakashaka mu bantu bakekwa ko baba baratwaye iyo modoka ndetse n'ibyangombwa byayo byose. Baje kugera mu rugo rwa Carlton bamusaba ko bamusaka, Carlton arabemerera bitewe nuko nyine Carlton ntacyo umutima we wamushinjaga. Polisi yaje kugwa kuri iyo dokima babaza Carlton aho ahuriye n'iyo dokima. Carlton avuga ko ari abantu bayisize mu rugo rwe. Uwo munsi umugabo Carlton nibwo yabashije kuba yahishurirwa yuko ibyo byari ibyangombwa by'imodoka yarabitse mu nzu ye, kandi bivugwa ko hari abantu babuze imodoka. Baje kumubaza iyo modoka aho yaba yarayishyize, Carlton abigarama yemye avuga ko iyo modoka ntaho ahuriye nayo. Gusa wibuke yuko abo basore bagiye kuri polisi batanga ikirego yuko babuze imodoka ndetse n'ibyangombwa byayo. Carlton bakaza kubimusanga, urumva ko ntabwo ari gupfa kubicika kuko yiboneye, byagombaga kurangira agiye mu manza ndetse kandi akaza no gufungwa. Byaje kurangira uyu mugabo Carlton mu by'ukuri icyaha cy'ubujura kimuhamye, bitewe nuko nyine bamusanganye ibi byangombwa. Bamubajije aho imodoka yaba yarayishyize cyangwa yarayigurishije, warabihakana avuga ko ntaho ahuriye n'iyo modoka, ariko kandi polisi iza kubimushinja bitewe nuko bari bamusanganye ibyangombwa by'iyo modoka byari byaraburanye n'iyo modoka. Icyaha cy'ubujura cyaje kumufata Carlton nuko aza gufungwa. Ubwo bugwaneza bwa Carlton, uko kwakira abantu neza kwa Carlton, uko kubana n'abantu kwa Carlton, uko gusangira n'abantu kwa Carlton, biri mu bintu byatumye Carlton abasha kuba nyine kuba yafungwa bitewe n'ubwo bugwaneza bwo gusabana na buri umwe wese. Carlton yaje gufungwa ndetse kandi nimwe mu mitungo yiragurishwa. Nyuma yaje gufungurwa arangije igihano cye, ariko mu by'ukuri kuva yafungurwa kugerana n'ubu ngubu hashize imyaka irenga 20 yose. Uyu mugabo Carlton ukomoka ku mugabane wa Afurika uvuka mu gihugu cy'Abarundi atanywa amazi bitewe impamvu ze bwite. Nyuma y'uko nyine avuye muri gereza yafashe umwanzuro wo kutongera kunywa amazi cyangwa gukoza igitonyanga cy'amazi mu kanwa ke kugeza na n'ubu ngubu. Iyi nkuru urumva ko ari inkuru ifite amayobera, urumva ko ari inkuru y'amayobera, ariko mu by'ukuri umuntu aba agomba gushyira hanze ibintu biba byaragiye bihishwa bikajya ku karubanda bikabasha kuba byamenyekana. Ni
nayo mpamvu iki kiganiro cyacu cyitwa amayobera matagatifu mukurikirane kuri Warriors TV hamwe nanjye Antoine Mukesha batwara. Ariko mu by'ukuri uyu mugabo Carlton ibijyanye no kuba amaze imyaka irenga 20 yose atanywa amazi ni ibintu biri mu rujijo kugera n'ubu ngo abantu bakibaza, ariko mu by'ukuri bakaba yarafashe umwanzuro nyuma y'uko yavuye muri gereza. Tuzi neza akamaro k'amazi, tuzi icyo amazi amaze mu mubiri wacu, tuzi icyo amazi dufasha mu buzima busanzwe, ariko we mu by'ukuri akaba yarafashe umwanzuro ko atazongera kunywa amazi. Yego hari ibindi bintu ashobora kuba afata akanywa, ariko ikintu kijyanye n'amazi muri we akaba atagikoza mu kanwa. Kandi mu by'ukuri urumva yuko nimba umuntu amaze imyaka irenga 20 yose atanywa amazi, ariko mu by'ukuri akaba afite ubuzima buzira umuze. Icyo twiyemeje nka Warriors TV imwe mu YouTube channel ariko bica bigacika muri iki kiganiro cyacu amayobera matagatifu no kubazanira inkuru zagize ubwiru tukazishyira ku karubanda, mukabasha kuba namwe mwazimenya, mukabasha kumenya isi mutuyeho, mukabasha kumenya ibyo mubana nabyo umunsi ku munsi cyangwa bo mubana nabo ku munsi ku munsi. Wowe icyo usabwa ni ukusangiza abagenzi bawe ibiganiro byacu byose, by'umwihariko iki kiganiro amayobera matagatifu kugira ngo nyine nabo bashe kuba bahishurirwa bimwe bari baragiye barahishwe, bimwe bari baragiye bigirwa ubwiru. Di hano Warriors TV ikaba nayo iri hano kugira ngo nyine mubashe kuba mwasobanukirwa izi nkuru ziba zarabashije kuba zigirwa ubwiru, mukabasha kuba musobanukirwa ibintu byose biba bigiye bitandukanye biba bikuri iyi si, muba mugomba kubimenya 5 kuri 5. Ibyo ngibyo abantu baba baragiye bahisha, ibyo ngibyo abantu baba baragize ubwiru, turi hano kugira ngo tujye tubagezaho 5 kuri 5. Wowe icyo usabwa ni ugukunda ibikorwa byacu byose ndetse ukanabikundisha abandi, ugakora subscribe ndetse na share ku nshuti zawe kugira ngo nazo tujye tubana muri iki kiganiro amayobera matagatifu. Mu kiganiro cyacu amayobera matagatifu mutusigiye igitekerezo cyangwa icyifuzo ibyo twazavugaho mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, kuko ibintu biba cyari byinshi cyane byagizwe ubwiru bigomba kujya ku karubanda bikamenyekana, abantu bakabimenya bakabigiraho ubumenyi runaka. Ariko hagati aho mbasaba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ndetse kandi mukanasangiza ibikorwa byacu byose na kimwe musize inshuti zanyu aho zaba zerereye hose, yaba hano mu Rwanda, ku mugabane wa Afurika muri rusange ndetse kandi no ku mugabane w'Uburayi. Icyo nabifuriza ni uko muharana n'amahoro y'Imana. Iki ni ikiganiro amayobera matagatifu, njye wumva nk'ibisanzwe Antoine Mukesha batware. Ciao ciao.